Murakoze abakurikiye ikiganiro cya kwiwe Yera TV, abakozi b'Imana badutumiye, Imana ibonye umugisha, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, abari mu mahanga atandukanye, muri Amerika, mu Faransa, mu Buholandi ndetse no mu Bwongereza no muri Afurika mu bice bitandukanye. Yesu abongera umugisha. Nitwa Pastor John, ndi umugabo ndubatse, mfite abana babiri. Yesu abongera umugisha n'umugore umwe w'isezerano. Hanyuma ndabakunda kandi ndabemera. Imana ibongera umugisha. Yesu abongera umugisha. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho riri mu cyanditswe kiri muri Yesaya. Haleluya. Ni icyanditswe kimwe nshaka kuvugaho. Hari kiri muri Yesaya, hakaba n'ikiri muri Yeremiya. Ikiri muri Yeremiya ni igice cya mbere ku murongo wa 4. Reka twihute tuhasome. Yesu abongera umugisha. Aravuga ngo kadusome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi narakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Yesu akongera umugisha. Muri Yesaya ibice 41, naho reka tuhasome turebe Yesaya ibice 41 ku murongo waho wa 10. Aba ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Yesu abongera umugisha. Ndumva twabatumye Bibiliya. Haleluya. Ariko mbere y'uko tuganirira ijambo, ndashaka kukubwira ngo Imana ikongera umugisha. Wowe ukurikiye ijambo ry'Imana ku Ibuye Ryera TV, ukore subscribe, kuko nukora subscribe urarushaho gukurikira ibiganiro byacu. Yesu akongera umugisha. Ndavuga ngo iki cyanditswe cyavuze ngo, cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo, uwo tujye kuganira uravuga ngo kubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Kubaho kwawe, nongeye mbisubiremo, kubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Yesu akongera umugisha. Imana nitumye ubaho. Haleluya. Reka mbisobanure guca kubaho kwawe ngo ni umugambi w'Imana. Imana ikubeshejeho kubera ko niyo igufiteho gahunda. Ujya kuvuka nta muntu n'umwe wabigizemo uruhare, kandi kubaho kwawe ni umugambi w'Imana, kuko Imana niyo yakuremye. Haleluya. Imana niyo yakuremye, niyo igufiteho umugambi. Niyo mpamvu kubaho kwawe ari umugambi w'Imana. Yesu akongera umugisha. Ndashaka kubwira iki ngiki, niba Imana yarateguye ukabaho, ukavuka, ukabaho, ukaburiho, uzabaho no mu gihe kizaza. Haleluya. Iyi munsi ushobora kuba bitoroshye, iyi munsi ushobora kuba bikomeye, ariko uzabaho mu izina rya Yesu. Wa musore uzabaho mu izina rya Yesu. Nubwo ureba biguteye ubwoba, wa mugabo uzabaho. Nubwo ureba wa mudamu we ureba biguteye ubwoba, ariko igihe kizagera uzabaho. Kuko hari igihe urimo gucamo, hari igihe cy'ubutayu, hari igihe kitakoroheye, ariko ndashaka kuvuga ngo uzabaho mu izina rya Yesu. Uzabaho. Haleluya. Wa mudamu ufite icyo kibazo kitakoroheye, barakurose, ariko ndashaka ngo uzabaho. Uzabaho mu izina rya Yesu. Ndakubwira, waba uri mu gihugu cyane mu Rwanda urimo urankurikirana, waba uri muri Amerika urankurikirana, ndakubwiye ngo iyo ndwara ntabwo ari iyawe, nibwo ari Satani wayizanye, kuzabaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero reka mvuga kuri iri jambo. Haleluya. Iri jambo rivuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ndakurema ndakweza kugira ngo ube umuhanuzi w'umuhanura amahanga. Ntabwo Imana yapfuye kukuzana. Umugambi w'Imana yakuzanye ku isi ifite ikigutegurira. Yaguteguriye kubaho nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Ntabwo yaguteguriye kubaho nk'uko Satani ashaka. Ntabwo tubaho kuko Satani abishaka, nta nubwo tubaho kuko abantu babishaka, nta nubwo tubaho kuko isi idukeneye ko tubaho. Haleluya. Tubaho kubera ko ari umugambi w'Imana. Haleluya. Hari abantu benshi badukurikiye, ndashaka kugira ngo ushake ubyemere cyangwa se ubyumve. Ndakubwiye ngo kubaho kwawe ni umugambi w'Imana, kuko Imana yaguteguye iravanga ubeho. Haleluya. Hanyuma ijambo rirangira tubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, ni koko nzajya ngutabara
kandi nzajya nkuramiza uko kw'iburyo ariko gucyanuka kwanyu. Reka nkubwire, ushobora kuba urimo guca mu bigeragezo, ushobora kuba wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ushobora kuba wabuze amafaranga y'imibereho y'ubuzima, ushobora kuba nta nzu ufite kubamo, ushobora kuba nta byo kurya, ushobora kuba uri mu gahinda, ushobora kuba wabuze abana cyangwa se wapfushije umuntu runaka, ushobora kuba uri mu gihe cy'uburwayi, ushobora kuba uri mu gihe kitoroshye, ushobora kuba uri mu gihe haleluya, ushobora kuba uri mu bihe bikomeye bitakoroheye, ariko ndashaka ngo uzabaho mu izina rya Yesu. Uzabaho kandi uzabaho vugutamina, ariko haleluya, uzabaho mu mbaraga z'Imana. Ndakohereza imbaraga z'Imana zigomba kuvuga ngo urabaho, haleluya. Nubwo uca muri ibyo bigeza uzabaho, haleluya. Imana ikongera umugisha kwa yakora gukunda, igufite umugambi mwiza. Hari principles rero z'ubuzima bwo kubaho. Principle ya mbere, ugomba kuba uri umuntu ugomba kuba wubaha Imana. Nukubaha Imana ugomba gusenga ukubaha Imana. Imana kwa yakora igufiteho gahunda. Ijambo ry'Imana rirambwira mu itangira igice 2:7 avuga ngo isinziriza umuntu imuhumeka mu muka we mazuru kugira ngo abashe kubaho, haleluya, abona ngo kugira ubugingo buzima. Bivuga yuko umwuka urimo uhumeka no w'Imana yagushyizemo, haleluya. Yesu akongera umugisha. Nukuvuga ngo Imana yaguteguye kera abantu batari bakubona, iragutegura kugira ngo ubeho, haleluya. Yesu akongera umugisha. Rero icyo cyanditswe cyanezeza cyane. Nimba turiho kubw'Imana, ntabwo turiho kubw'abantu, tubayeho kubw'Imana. Uretse ko abantu ari byiza, umuntu yagufasha, ni inshuti yawe, ni umuvandimwe, na ukurera, n'ugufasha mu buzima busanzwe, nakazi dukora nagasanzwe, ariko reka nkubwire, hari aho turimo kuva, hari naho turimo kujya. Ndetse n'igihugu cyacu gifite vision 2020, haleluya. Niba Imana yateguye abanyarwanda ikavanga ibihaye vision 2020, ubu tukaba tugeze muri vision 50, no kuvuga ngo Imana ifite icyerekezo cy'igihugu. Niba ifite icyerekezo cy'igihugu, ifite n'icyerekezo cyawe, haleluya. Ifite icyerekezo cyawe, wikwiheba, wivuga ngo ndayihahura, ngo byananiye, ngo ubuzima buranze. Reka nkubwire, va mu bintu byo gukina, haleluya. Yesu akongera umugisha. Nawe ukiri mu bintu bidafite umumaro, harimo abarakiri mu bigirwamana, ndakushaka kubwira ngo wowe ukiri muri ibyo bintu bidafite umumaro, bireke. Niba ari ibyaha bireke, niba ari ubusambanyi bureke, niba ari ubujura bureke, niba ari ubwicanyi bureke, haleluya, bireke ibyo bintu urimo. Niba uri umupfumu bireke, kuko hari igihe Imana izakubaza ibyo wavumazaga, ibyo wabeshaga, ubesha abantu. Hari igihe Imana izaguhamagara umunsi umwe ugasobanura imbere y'Imana. Ariko uzi ko abantu batajya bamenya yuko hari igihe tuzahagarara imbere y'Imana. Iyo abantu urebye miliyoni zirimo kutambuka nonaha, abantu barimo guhita nonaha ngaha, barimo kuva mu mubiri, ni ukuvuga ngo barimo baragenda, ariko ntabwo bazi aho bagiye kenshi bazabazwa ibyo bakoze mu isi. Niyo mpamvu ujya mbwira abantu ntibagomba gukoresha igihe cyabo neza, haleluya. Imana rero iragukunda kandi kubaho kwawe n'umugambi Imana. Ndashaka ko yanshuti y'umusaraba, nimba urimo guca muri ibyo bigeragezo, ugomba kubaho, haleluya. Ugomba kubaho, haleluya. Principle ya mbere rero yo kubaho, icya mbere nababwiye ni ukubaha Imana. Icya kabiri ni ugusenga. Ugomba kuba umuntu usenga. Nimba Imana igushaka kugira ngo ikubone, irakubonera hehe? Ese muhurira hehe? Mugomba guhura mu ijambo ry'Imana, mugomba guhurira mu gusenga, mu kwiriza ubusa. Abakozi b'Imana mugomba gusenga kandi mugasengera n'igihugu, haleluya. Reka mbabwire, tugomba gusenga tugabasha kumenya ko Imana yitubeshejeho, haleluya, haleluya. Imana ikongera umugisha. Ikindi nashaka kubwira, ugomba kugira kwizera. Kwizera kwawe guhagaze gute? Faith, kwizera, haleluya. Navuze ibintu bita faith, kwizera kwawe, kuko ijambo ry'Imana yarambwira mu Baheburayo 11 avuga ngo kwizera no kwiringira udashidikanya ko ibyo wizeye bitazabura gusohora. Ushobora kuba wizeye isezerano umaze igihe, ariko ndashaka kuvuga ngo iryo sezerano rizasohora mu izina rya Yesu. Nimba ari isezerano ryo kubyara uzabyara, nimba ari isezerano ryo gusaka uzasaka, nimba ari isezerano, haleluya. Hari imbaraga zigomba kubikora, kubera ko izo mbaraga zikubeshejeho. Izo nizo zituma ubayeho, izo nizo zituma ubasha gukora imirimo itandukanye, haleluya. Niyo mpamvu ubyuka ukagenda, niyo mpamvu ubyuka bikemera, niyo mpamvu ukore bikemera, niyo mpamvu Imana igushyigikiye kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Ndagukunda. Yesu akongera umugisha. Nukurikirira ijambo, Imana izakomeza kukwagura mu izina rya Yesu, haleluya. Ikindi nashaka kubwira abantu, hari ikindi kintu gikomeye, icyo bita determination. Ntugacike intege, kubera ko iby'Imana igutegura ni byiza. Ushobora kuba umunsi ubona nta kigenda, urakora ukabona nta mafaranga ubona, urakora ukabona ntago ubuzima buhinduka, urakora ukabona nta n'amafaranga y'ubukode bw'inzu, urabona bitoroshye. Reka mbabwire, ubwo butayi burashira, haleluya. Nta gihe kitarangira. Niba izuba rirarasa rikarenga, niba ari imvura iragwa igahita, nimba ari umuyaga ukagera ugatuza, n'ibyo byose bigomba gutuza mu izina rya Yesu. Ibyo bikumvire kandi byumvire ijambo ry'Imana, haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga ngo kubaho kwawe n'umugambi w'Imana.
nshuti y'umusaraba, wowe urimo kunkurikira uri mu mahanga, unkurikire wa mugore we, Imana ikubeshejeho kandi uzabaho mu izina rya Yesu. Kuba kwawe n'umugambi Imana iragukunda. Haleluya. Ikindi cyongeyeho ni ikintu bita kugira agaciro, kwiha agaciro cyangwa se integrity, kugira haleluya, kugira kuba inyangamugayo cyangwa se kugira agaciro kawe mu buzima bwawe. Ugomba kuba ari wowe ubyihamo, ubu bifite muri gahunda yawe. Haleluya. Ugomba kuba ufite agaciro kawe, kandi agaciro nako Imana yaguhaye mbere. Haleluya. Iyo Imana yaguhemye rero ikagushyira ku isi, ntabwo ari uko isi yabishakaga, ntabwo ari uko abantu babishakaga. Hari n'ababashije kugira ngo uyu nda yawe ivemo, ariko mu izina rya Yesu ntabwo igomba kuvamo, kubera ko nawe wabayeho, nawe utari wavuka uzavuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikindi nashaka kubabwira ni ikintu kijyanye no gukomera ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifata uti? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo isi n'ibiriho byose, isi n'ijuru ni Imana yayiremye, bibayeho kubera ko ijambo ryavuze ngo bibeho. Haleluya. Yaravuze ngo bibeho, nawe ugomba kubaho mu izina rya Yesu. Wa mudamu ugomba kubaho, wa mugabo ugomba kubaho, wa musore ugomba kubaho. Ndashaka kubabwira ngo mwambarize n'imbaraga mu izina rya Yesu. Mugomba kubaho kubera ko Imana yabivuze. Ntabwo tubayeho kubera ko Satani abishaka. Tubayeho kubera ko Imana ibishaka. Haleluya. Yesu akongera umugisha. Rero wowe nkurikiye, ndashaka kubwira ngo ndimo gusoza, ntabwo ndi butinde kuko hari ibyo nari maze kuvugaho, principles zishobora gutuma ubaho kandi ziracyakurikiranwa. Ndimo nkubwira ngo kubaho kwawe ni umugambi w'Imana, kandi ndashaka kubwira ngo uko gukomeza kubaho Imana bizatuma ukomeza kubaho neza. Haleluya. Rero ndashaka kongera kukubwira, ndimo gusoza, ndashaka kubwira amagambo. Hari ijambo bita kuramya Imana, ugomba guhoramya Imana. Hari ijambo bita kugenda mu kuri, ugomba kugenda mu kuri. Ugomba kugira gukiranuka, ugomba kwizera imbaraga z'Imana. Yesu akongera umugisha. Ndimo ndasoza, ariko wowe nkurikiye, Yesu akongera umugisha. Ikintu ushaka gusozerezaho ni ukubwira ngo Imana yakuremye igufiteho umugambi mwiza, kandi uzabaho mu izina rya Yesu. Tugiye gusoza rero dusenga abari mu mahanga kugira ngo dukomezanye. Reka mbabwire mu buryo mukora subscribe, kandi Imana ibongere umugisha. Izi jambo riravuze ngo ugomba kubaho kubera ko kubaho kwa umugambi w'Imana. Yesu akongera umugisha. Kadusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kuko uri umwami wo kwizerwa. Tugwaye icyubahiro kubw'aka kanya, kubw'ijambo ryawe. Buri muntu wese wumvishe ijambo ryawe, reka ribashe kwinjira mu mishokoro no mu magufwa ye. Mwami, buri muntu wese amenye ko kubaho kwe ari umugambi w'Imana, amenye ko kubaho kwa mwamanje, kubaho kwe ari umugambi wa Data. Uwiteka waramuremye kandi uramukunda. Niyo mpamvu aka kanya mu izina rya Yesu ibyari mubangamire kubibangamire, ibimuca intege ubica intege, ibimurwanya birwanye, indwara zose zari ku buzima bwe ziveho, yaba ari indwara y'ibicurane, yaba ari indwara n'amasa, mu izina rya Yesu Kristo. Yo munda, ibyo bivyimba byo munda biveho mu izina rya Yesu. Ibyo byose byakubangamiye byose bikurekure mu izina rya Yesu. Imyuka yose, yaba ari imbaraga zose z'abadayimoni, zikurekure mu izina rya Yesu. Mwami, ndamusengera kandi mwatuyeho imbaraga zawe, mwatuyeho ububasha bwawe, kugira ngo ukomeze kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. May God bless you. Imana ikomeze bagire neza kandi irusheho kubagura kubaho kwawe n'umugambi w'Imana. Yesu akongera umugisha. Amen. Amen.